bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cy'amashami kandi dusanzwe tubimenyereye. Iki cyumweru cy'amashami kiratwinjiza mu cyumweru gitagatifu, cya cyumweru kidutegura kwinjira muri Pasika. By'umwihariko ariko muri iki cyumweru gitagatifu tuzahimbaza inyabutatu ya Pasika. Kuwa kane mutagatifu tuzibuka hamwe na Kiliziya yose iremwa ry'ubusaserdoti na Eucharistia, biriya bimenyetso bikomeye biherekeza umuryango w'Imana mu rugendo rwayo rugana nyine ubwami bw'Imana. Kuwa gatanu mutagatifu tuzazibuka ibabara ry'umwami wacu Yezu Kristo. Hanyuma mu ducecetse tuzirikana twinjire mu gitaramo cya Pasika tuzizihiza kuwa gatandatu mutagatifu, igitaramo gikomeye cyane tuzizihizamo nyine umutsindo wa Yezu Kristo, kuzageza no ku cyumweru nyine cya Pasika y'izuka ry'urupfu n'izuka by'umwami wacu Yezu Kristo. Pasika rero nta mayobera yibanze aranga ukwemera kwacu kw'abakristu. Niki gituma nyine uwo munsi mukuru ugenda ukamara iminsi nyine 50 igihe cya Pasika kimara. Murabona rero ni ibintu byiza cyane tugomba kwitegura dushimitse kandi dushyizeho umwete, nta bintu byo gutseta ibirenge. Pasika Yezu Kristo ni Pasika yacu tugomba kwakira, twemera nyine Yezu Kristo akatugira ibiremwa bishya. Uyu munsi tubigarutseho, turahimbaza hamwe na Kiliziya yose Yezu yinjira nyine mu murwa mutagatifu w'i Yerusalemu, akinjira afite icyubahiro, aba yaherekejwe n'abigishwa be hamwe na rubanda bamushagaye baririmba basingiza Imana kubera nyine ibyiza yagaragaje mu mwana wayo Yezu Kristo. Kandi ibyo byiza bakomezaga nyine kubibona n'amaso yabo bagahita basingiza Imana. Yezu rero yagiye ahetswe n'icyana cy'indogobe kitari cyaragize n'umuntu n'umwe giheka. Ibyo byose ni ibintu bishushanya ibyiza by'ukwemera kwacu, kandi bikanatwereka ko n'abo bantu bagiye basanganira Yezu, basasa ibishura byabo, basasa imyambaro yabo aho yari kunyura, mu buryo bwo kwerekana ibyishimo byo kumwakira no kumuha nyine ikaze nk'umwami wari Imana, wari uje mu izina ry'Imana, aje nyine kwima ingoma ya se Dawudi. Twakwibaza rero twebwe icyo twasasa aho Yezu anyura mu buryo bwo kumuha ikaze natwe, kuko uyu munsi Yezu arinjira muri Yerusalemu nshya, ariyo Kiliziya, umuryango we. Icyo rero twasasa ntabwo ari imyambaro, kuko ntibinahuye n'umuco wacu, ahubwo reka dusase imitima yacu. Imitima yacu kenshi na kenshi yuzuye inzangano, yuzuye intambara, yuzuye amashyari, yuzuye urugomo. Ibyo byose tubisase kugira ngo aho Yezu Kristo aca, kugira ngo yongere abikandagire, adusubize ubwigenge bwacu, ubwigenge bw'abana b'Imana butuma tumuyoboka nta mitima ibiri, tukamuyoboka n'umutima wacu wose, kuko nibyo ashaka. Ivanjiri yatubwiye ati Yezu yari abarongoje imbere agana i Yerusalemu. Ni umushumba mwiza, natwe aturongoje imbere, twemere atuyobore. Ariko nyine yamaze gutsinda biriya byose, tumwemerera bitsinde biriya byose bituzitira, bikadushyira kure nyine ya Yezu Kristo umukiza wacu, bikadushyira kure y'ubwami bwacu. Maze rero nk'uko bisanzwe tugende tuzirikane ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 19 guhera ku murongo wa 28 kugeza kuwa 40. Iyo vanjiri niyo dutangarizwa igihe twibuka nyine Yezu yinjira i Yerusalemu. Hanyuma turaza kwinjira ku gusoma n'ibabara ry'umwami wacu Yezu Kristo uko ryanditswe na Luka, ni ku mutwe wa 28
22 guhera ku murongo wa 14 tukagenda tugafata no ku mutwe wa 23 wose, hanyuma tugasohereza ku murongo wa 56. duhurire muri ayo masomo tuyazirikane kandi aturyohere, kugira ngo twinjire muri pasika nyine twahindutse abantu bashya muri Yezu Kristo. Ushobora byose nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru gitagatifu cyiza, kandi twinjire muri pasika twabaye bashya, tubifashijwemo n'ingabire y'Imana.